usine kuba mfite ubuzima mfite Imana igikumpera umugisha things like that. Ibaze nagushimiye. Ibaze nagushimiye. Narindi kukwihenuraho. Ariko warabyanditse nubwo nyihenuragaho warabyanditse. Hoya narindi kukwihenuraho ndabyibuka. Yego. Ntabwo nabura kukwihenuraho rikwajya kumbwira ko naho nzigeza. Kasaho. Abantu mushyire muri quest muzamuke ngo defata bike izongereze. Hanyuma se ikibazo cy'indange wakuyemo ko mbona uri kugisimbuka. Ushaka urajya kuri RIB nyine bamujye kundega nta kundi. Okay. Meze gatore kandi zamura abantu. Godfather nagusabye ko iyi ntuza live yima. Ndayiguha. Ndetse nagwa prove ko ngiye nyitumye kuri RIB ngewe Olive. Ngewe ndirega. Urirega reka twakira abantu urumva ngiyewe bwa nayifashe nanze kugira ibintu byinshi mbaza ariko hano hari igitsina gore babyumva cyane reka bagire ibibazo kubaza kandi wihangane ndi hafi kurangiza. Okay, ninde muntu ufite ikintu abaza yaba kuri Congress cyangwa kuri uyu Olivia? Ni Olivia? Ninde muntu ufite ikibazo? Ikibazo ngewe mfite Godfa uyu mudamu byonyine imvugo ye agitangira avubwira Congress ngo ngewe ibintu by'abana ntago bijya binjya mu mutwe. Iyo ni imvugo yonyine ubwayo ikwemeza ko icyo kintu waba waragikoze Olive. Icyo ni icyambere. Uri kumbaza se cyangwa uri kunshinja? Icyakabiri ngusabe ngo nkusubize. Baburetse ikindi babyakiriye. Ikindi cya kabiri Congress koko ibintu avuze niba ari byo Olive nibwo bwa mbere mbonye ko inyamaswa zikibaho niba ari byo. Ikindi Congress take hug. Hari abantu tureba hano tukavuga ngo barasaze ngo bagize iki bafite ibintu bibasaza bafite ibintu byabajaguje tukajya aho ngaho tukabatesha umutwe natwe ubwacu kandi bafite ibindi bibazo byabo bihariye. Fata indabo zawe Congress kandi turi inyuma nk'igitsina gore mpaka ibi bintu bigezaho bigomba kugera. N'ubwa mbere mbonye ko social media dufitiye akamaro. N'ubwa mbere mbibonye amarira aramanutse ndumiwe. Congress niba ari by'ibi bintu bihagazeho tukuri inyuma abakoresha social media igitsina gore tukuri inyuma mpaka ubonye ubutabera kuko ibi bintu n'ubunyamaswa niba koko bibaho uruhu rwamvuyeho. Murakoze. Ngewe ikibazo nshaka kubaza Olivia ubwa mbere wavuze ko utazi gukoresha TikTok and wenda bizi nuko nigirishaga rwose nsibeshye. Okay, wigirishaga urakoze kunsubiza. Noneho icya kabiri nshaka kumenya ko wakiriye Congress ukamuha icumbi ni ihe mpamvu yaguteye kumwirukana niki yari yakoze gituma umwirukana afite inda nkuko bivuga kuko wavuze ko inda bwa mbere yari ifite amezi 7 kandi Congress yamaze amezi 3 wawe niki yakoze cyatumye umwirukana? Ese wamwirukanye iyo ndayifite cyangwa wamwirukanye yarabyaye? Nibyo. Okay, dusubire inyuma. Congress yabikiriyarinze yavuze ngo yarane uruvuga ko atari yanjye ntabwo ngiye nabonaga ibyimbye ngende kugendera ku byo wavuze twe kuko ari wowe turi kubaza ngende kugendera ku byo wavuze ndi gukoresha ibya Congress. Yego nubwo navuga ngo yari 3 ntabwo byari ibyo. Nyirabyo arabiklarifyirinze aravuze ngo yari amezane. Okay, duheraho araje nakubwiye ko ngene naje ni nana hereye nkubwira ngo nabaga mu nzu y'icyumba na saro. Arambwiye ngo aje Nairobi aje kureba Bright umutipe twaga Bright. Ategereza ngo jarataha ntagende. Ngene ndi muri transit muri Nairobi ngomba kujya ibyango bye bigomba kuba issued nkagenda. None se nzamutigeza se abyare mumfashe kurera umwana nge nahari. Iyo ni responsibility nishizeho. Ndamubwira katishindi besi usubire mu Rwanda. Nuko ntagiye muri detail no kugira ngo ave mu rugo hari ukuntu twashwanye mu nzu. Nuko ntabigiye muri detail ntabwo namubwiye ngo yavuze ngo byagenze gute ngo ave mu nzu gute simbyibuka. Twarashwanye mu rugo ndabwira mutoni nge ntabwo uzaguma hano Congress ntabwo uzaguma hano taha ntabwo uzaguma hano ntabwo nabana n'umuntu twitubirwa uryamye dukara igitunguru ngo kirakunukiye usakuje mbese byari yemfataga nko turi kumujena mu rugo.
kandi ntabwo rwose yari responsibility yanjye. Naho ngaho ntabwo rero kandi kantu mbajije ngo hafi yayifite Ego. ntabwo yayifite. Okay. uretse gato ntabwo yavuye ayifite ndapfuye turashize. What? uretse gato no mu kanya watubwiye ngo iyo nda yagiye afite ngo ntabwo uzi iherezo rye ngo ahubwo ngo iyo nda yaba yaragiye ko yagiye afite inda ngo tumaze iyo nda yagiye ko yagiye ngo ko yagiye afite inda nyuma ntayibone none ubu tubwiye ko yagiye atayifite. Dutangira nakubwiye ngo hari ibintu bya Mutoni ntashaka kuvuga nshaka we abyivugira. Okay? Dutangira niko nakubwiye. Nabwo ngo hari ibintu byinshi bya Mutoni nzi ntashaka kuvuga. Nibihe? Nyirabyo nabyivugira n'ibindi birari buze kuvuga. Nabyo turi buvuga niho. Okay? Nuko natangiye. Yego. Sinashaka kuvuga ngo Mutoni ngo agiye gukuramo inda ariko kanavuze ngo hari akanavuze ngo umunsi wa gatatu ngo naramushinjirije gukuramo inda. Umuntu wese uzi inda y'amezi ane ushobora sinziza umuntu ukayibukuramo uti bibaho Kandi rero twibwiriye ko wamwirukanye abaganga babizi mukamukorera crittage kandi wowe mukanya twibwiriye ngo wamwirukanye ugatwite mu kandi kanya ngo navuze ngo ari ibyo Mutoni ntashaka kuvuga. Rero kugira ngo bitaza kugira urumva niba wavuga agushinja kuyikuramo urimo kumva kuyimukuramo ku gahato wowe ukaba utubwira ko yavuye iwawe atwite inda nini uratubwira yaje wanjye atwite inda. Yego ndakubaza nti ryaje kugenda gute yavuye iwawe yarabyaye byagenze bite uravuga ati oya uretse gato ikiganiro kiri recorded urambwira ngo yavuye iwanjye atwite iyo nda ahubwo mubaze nari nkubajije ngo yabyariye he urimo kunyumva uretse gato urambwira ngo yabyariye mu Rwanda ntabwo ndi umusazi urambwira ngo yabyariye mu Rwanda ndavuga none se yamaze igihe kingana iki Nairobi urambwira ngo amaze imyaka yambwiye imyaka ingahe munyibutse wambwiye ko yamaze Nairobi imyaka ingahe yego imyaka 6 ndakubaza yabyaye inda yame urambwira ngo yabyariye mu Rwanda ndakubaza none se yabyaye inda y'imyaka 6 urambwira ngo oya ngo ntabwo iyo nda ntabwo ari yayindi ndamubwira nti iyo yindi yayibyariye urambwira ngo yavuye iwanjye ayifite mu mubazi iyo yayishyize kuvuga amagambo ye ngo uvuge ngo yakwibinda sinashaka we noneho aho yayishyize aravuga ko ayimukuyemo amaze imyaka iminsi 2 iwawe n'ikindi utazi ukuri nukuye kuko niba uzi kuri kiganiro kireke uretse gato shuti yanjye you have to clean on your side ukavuga ibyo uri kuvuga udashaka kuvuga ni ibihe niba umuntu agushinja ko wamukuriyemo inda y'iminsi 2 iminsi 3 ko we yavuze byose yavuze ko yayimukuyemo ahamaze iminsi 2. Reka dusubire inyuma. Congress umubaza hano hose natuye nta hantu njye nturataba CCTV nta hamwe nta hantu njye nturangwe ndagomba mu gasisiro ngo hahandi ngo mu kajagari ngo record yanjye yabura nta hamwe aho hantu yashyikiye hari mu z'abahinde urumva nubwo najya gushaka proof ntabwo nayibura bibaye case aho handi ari kuvuga ngo handi ngo umugabo yamfatiye ngo yari inzu nini ngo tukayibamo amezi 3 agahita yinkuramo tukajya kubana uze niba twaragiye kubana amezi 3 avuyemo imyaka ingahe se ngaho ibankuye muri yanzu nini njya kubana na wa mugabo yongeye kumbona ryari dusubize ku kintu cy'inda ya Congress inda yikuyemo n'abakobwa hano muri Nairobi inda yayikuyemo mu kibana mwaratandukanye yo twarabanaga It doesn't make sense. Amaze igihe kingana iki wawe so please amenyana nabo bakobwa yikuyemo amaze igihe kingana iki wawe yakuyemo inda amaze igihe kingana iki muri Kenya niba ubyibuka nk'ukwezi nabishyira mu kwezi pe nuvuga ngo ageze muri Nairobi yamaze ukwezi kumwe hanyuma inda yikuramo yego hanyuma amaze gukuramo inda murongera mubana nk'andi mezi 2 oya nta nubwo hashize n'ibyumweru 2
kandi inda Wavuze yakuyemo ko yawavuye shut the fuck up please niba reba rwose wimvana mu murongo. So utubwiye ko impamvu wafashe umwanzuro wo kumwirukana ngo akuvire mu nzu nuko kubera inda ye yari igeze mu menyo atwite, mwakarangaga ibitunguru bikamunukira akababuza amahoro, uhitamo kumwirukana. Watubwiye ko wamaranye n'uyu mwana w'umukobwa n'uyu mubyeyi amezi 3. Muri ayo mezi uretse gato utubwiye ko nuva ngo wamwirukanye nyuma y'amezi 3, siko bimeze? Umaze kumwirukana nyuma y'amezi 3, utubwiye ko mu mpamvu yatumye mwirukana nuko inda ye yari imaze kuba nkuru, ndetse mukakaranya igitunguru akabatesha umutwe kiri kumubangamira bitewe n'inda afite. None utubwiye ko yakuyemo inda, iyo nda yayikuyemo amaze ukwezi kumwe. Banza wumve ngo ndifata bayikagirese. Ndakumva. Usubize njyewe. Subiza inda yavuyemo subiza inda yakuriyemo iwawe nyuma y'ukwezi kumwe, yaje kongera kubaho ikababangamira mumaranya amezi 3 ugahitamo kumwirukana. Wamwirukanaga uretse gato, wamwirukaniraga inda yavuyemo. Thank you. Subiza. Congress aza iwanje. Yaje ambwira ko aje kureba. Nanjye ntagiye urusha mu ijambo rero. Ntawe aje kureba umukope bitaga Bright bakundiraga mu Rwanda. Akaza nkamucumbikira. Ntabwo yaraje kubi wanje. Yego. Cyo ari ikintu cya mbere kiri mu mutwe. None nakimubona. Bona Congress aratwita. Ariko bitari imagine sinjaka kuvuga iyo imagine. Araza we ahita ambwira ukuntu ngo ibyo uwo mukope wabaga uba hano yambeshyaga. Ndabwira Congress rero. Mana nyagasane. Ngiye rwose ibyo kwirirwa sinzakwita sineka urabizi turyanze tugura ibyo tukarya. Iyo responsibility yo gutekera umuntu kumwitaho, abafite banjye baza bakanyitabi rikamuderanja, mbona ko ari imiziga ari kunkiraho. Ndamubwira fata iti ongera usubire mu Rwanda. Ajye nigendera nkajye kwikiringira n'abafite banjye nkigendera. None muri kwa kundi namusigaga rukuntu twabaye nk'abatavuga rwanda abantu abakobwa barakanya muze ntibavugane kajya mwinyora nyine. Sinzi ukuntu yaje kumenyana n'umuntu, sinzi umuntu bamenyanye y'umukobwa ariko bushokoze n'abanyarwandakazi. Niwe wamujyanye ahantu bayikuriyemo ayikuramo, ariko wibuke nubwo yayikuyemo deja ntabwo twitumiranye nabi mu rugo. Twitumiranye nabi pe, ntabwo twe tukivugana, ntawe uvugisha undi mu gitondo. Nibwo rero nyuma amaze kwikuramo namubwiye Congress ugomba kumva iwanjye please, kajya mu gushaka ubuzima bw'icyo cyugatangiye ntabwo bindeba. Nuko yazamutse musanga ku muhanda ariko ndiga ngo namutwaye passport na telefone. So nukuvuga ngo kandi kantu ntaribagirwa naza kukibagirwa. Nukuvuga ngo urumva itariki akubwiriye. Urumva itariki akubwiriye ngo yaziye Nairobi. Kugeza igihe naviriye muri iyo nzu ntoya. Sakube ko ndi muri aho ngaho iyo nzu naje kwivamo nkajya mu nzu nini. Nawe arabiza rero interval iri mu gihe yaziye n'igihe nagire mu nzu nini nk'amezi cyangwa kwezi n'igice. So nukuvuga ngo kugeza aya masaha twe turi kugendera ku magambo muri kutubwira, wowe kugeza aya masaha nukuvuga ngo uhinduye statement yawe, ntabwo wirukanye Congress mu nzu kuko inda ye yari imaze kubabangamira bitewe n'ibitunguru mwakarangaga. Wibuke ko Godfather amaze kuvuga ko batatekaga, hari aho yavuze ngo ibitunguru byaranukaga, ariko amaze no kuvuga ko batatekaga bino mu byumba. Guteka no mureti wa mu gitondo ibyo uzakora n'abantu bazuka ngo naje ubwanje nzumirwa ndume koko mu gitondo ndume ni ko wavuze. Umva rero uri sibyo ibi bintu ngiye Godfather aho bigeze amaboko ndayamanitse. Sawa. Yarakubwira ngo recording. Sawa. Ibi bintu amaboko ndayamanitse. Namikigano nkwereke mitagituma kuri mitegwana nuza na hagitoki. Oya, ibyo ntabwo ndeba. Ahangaha statement ukoze. N'uburyo usobanuye ibintu. Turi kumwe? Audience ngiye hano hasi bari kubyumva. Nuko utari kuri TikTok ngo urebe. Statement wikoreye ku giti cyawe n'uburyo uvuze ibintu.
ukeneye gukora ikindi kiganiro ute ukeneye gukora ikindi uri soba uzumva nawe inzoga yiye amasaha no tugende gatoya Oliva uri soba umeze neza ntabwo wanyoye uri soba umva ndi soba ndi kunywa amazi kuva mu gitoro nta nzoga wanyoye ibyo uri kuvuga bihagazeho yego komana nyagasana urakoze cyane so ndagusubira ikibazo cya nyuma uyu mugabo mu Rwanda wakatishirije cyangwa wahuje na Congress uramuzi tawe nzi ikibazo cya nyuma ngiye kubaza kugira ngo nkureke ugende Olivia yego ucuruza abakobwa Nairobi abakobwa ncuruza uyu mwana w'umukobwa nkuko abivuze waba waracuruje aba bana b'abakobwa ntabwo nacuruje Aroni ufite ikibazo abaza Olivia mbere yuko tumurekura mbaze akantu kamwe mubaza arahari kwa gusubiza yego Oliver iyo message nuze yakohereje Congress uvuga imaze amezi angahe akohereje waduhereza screenshot yayo waduhereza proof yayo nubwo arifite ko nesa na mubroka oya kumubloka ntago bikuramo message y'umuntu yakwandikiye oya najya muri backup yanjye y'amafoto ko na screenshot nzejya muri backup ya telefone so byasaba ko njya hasi mutubabarire ari Congress nawe dushakira iyo yakwandikiye ko mwavuze ibintu bibiri bitandukanye sibyo wavuze ko yakwandikiye arimo aragushimira ngo ntago ngo yabatari wowe yaranshimiraga ngo ariko yashaka ngo nyereke ngo nyina nyereke ko kundi ngo ari kunyenga yabyemeye ibyo yanyandikiye arabizi ibyo yanyandikiye arabizi yavuze ko atagushimira yakwihenuyeho uravuze ngo nkubaze yego uri kubeshya ngo njye nari naje kureba ngo Bright ngo muri Kenya wibagiwe ko icyo gihe yakurikiraga Amavubi ahantu hose agiye niwe muntu wakurikiraga Amavubi icyo gihe Amavubi yari ari muri Korea njyewe ni gute nayo kuba mukurikira Amavubi yari ari muri Korea Bright rero icyo gihe niwe wakurikiraga Amavubi yari manager w'Amavubi ayakurikirana ahantu hose agiye ariko arizwa namuzi ntabwo wavugishije ukuri vugisha ukuri ndakubabarira rega ibi bintu byamviremo igikomere gikomeye ndi kumwe na DMRC ibi bintu byamviremo igikomere gikomeye umwana wanjye aherukana na papa afite inda y'amezi 7 ibyo byiyo ugiye no kuzanuka nanyibutsa wankuyemo ni ukuvuga ngo umwana wanjye namubyaye muri 2016 uyu nguyu mfite bivuze ngo inda ya mbere wakuyemo muri 2011 uyizanye hano ngo bigende bite ko ino nda naranayibagiwe nta nubwo ari yonyine wankuyemo inda nyinshi cyane okay DMRC aragusuhuza simuzi Oliver guseka ni byiza ariko iyo buriya ibintu nk'ibi ngibi biba biri serious kandi ndagira ngo nkubwire ko iyo ibintu byageze hano kuri iyi mihanda biba biri very serious Congress azabona ubutabera nibasanga waramukorera ibyo bintu byose umva amasheri ni njyewe wagiye muri inbox ya Godfather nkamwandikira okay ntabwo ari Godfather wanyandikiye urumva ntabwo najya kwipasa muremure ngo njye kumwandikira Godfather Congress we arabizi nuko buriya nuko ari kwishyikira bihorera arabizi azi ibibazo hano buriya nakwereka nka police station hano zigera muri 7 zafunze Congress nuko ari ibintu ari kubahisha tababwiye nakwibye nyine umfata ungarura mu rugo rwawe si byose nasobanuye warambeshyeraga hano hose kugucika ntabwo byari byoroshye mu myaka 3 wari waranshyize mu nzara zawe bagende barebe ikibazo rero nuko ari kode hari bavugaga ko ndi muri umuna wawe ukavuga ko nakunaniye
ahantu hose usanze uribuka hari umutangabuhamya utibuka witwa Yoranda wagiye gusobanurira nyiri namba 13 akajya kumusobanurira mu kinyarwanda arimo arashaka kunkura iwawe. Umutangabuhamya witwa Yoranda ngo mwarimo baranye n'igihe utazi kazi ikinyarwanda kandi ari umunyarwanda. Ubu se uramwibuka Yoranda? Uramwibuka ukuntu yagiye gusobanurira Sofia namba 13? Okay. none se bagufunga muri Kenya bwa nyuma bagufungiye iki? Ori ibifungo wanjyanyemo byo sinabibara nta nubwo ari byo turimo. Ubu turi mu kibazo cyo kuncuruza. Abagabo bake banjyagaho ni 20 unzanira abagabo mu nzu. My God. Bakeya ucuruza n'ubundi naracecetse ndabyimba ntegereza umugabo twabyaranye nanze gushyira ibi bintu hanze ngo ntababaza mama wambyaye n'abasaza banjye n'abantu bose wenda banankunda. N'umugabo twabyaranye mutegereje imyaka 10 naramubuze. Ngiye guturika, ngiye kwicwa n'agahinda, ngiye kwicwa na depression kubera ukuntu wancuruje. Ngiye guturika kubera iki? Ntabwo nari magazanga ndi kubwago difata ngo nambabarire amuze na immigration ayisabira ibyangombwa. Kongere impore kandi uzabona ubutabera. None se Olive reka ngiye nkubaza ikibazo. Uza hano nari mpari nguteze amatwi. Ko waje utubwira ngo ikibazo Congress afite urakizi ngo aho ikibazo cye kiri guhera mera gutya ngo urakizi wakitubwira ko bagiye bagucanira. Umva mabwira ikibazo Congress afite. Urana uwo mugabo babyaranye. Uwo mugabo babyaranye umwana afite cyangwa inda bakuyemo. Byarase no gukuramo induru ibyo bisubizo bisa. Uwo babyaranye ntabwo muteye inda. Uwo babyaranye please. Okay? Uwo mugabo uwo babyaranye hari ukuntu yatiretse Mutoni amusubiza mu Rwanda. Mutoni iri mu mezi sinze amezi yari ifite. Icyo gihe Mutoni bari bamaze n'igihe bamukubise mu kabari hano inyuma ahantu bita Capricorn nyirako witwa Sara yamukubise. Wa mugabo atirika Mutoni ngo agiye Dubai. Urumva? Ariko yari ukwikiza Mutoni. Mutoni ajya mu ndege arataha. Abagize Imana bamudesharije Mutoni arataha. Uwo mugabo Mutoni anavuga ngo kirungura kiranyishe. Avuga ngo yabuze aho amukura mu Rwanda batanga ibyangombwa by'abana. Mutoni yanasiga umwana akaza kureba umugabo akamubona. Ikibazo afite nuko uwo mugabo adashaka Mutoni. Mutoni akafite ikibazo cy'uko afite umwana bese navuga wenda ngo udafite papa we. None n'ikindi mutazi. Uwo mwana Mutoni afite se wundi. Kandi umushuti wanjye ariko ngiye nabitsicekeye nanga no kubimubwira ko nzi ko Mutoni uwo mwana afite ise wundi. Ndavuga yenda niba ajya mwira udufaranga reka ndeke umwana akabura minervare ntakabura amata ndicecekera. Kandi Mutoni arabizi ko uwo mugabo ndi ajya abwira umwana uriya mwana ko ari se arabizi ko tuziranye. Ese ko bivuze angiye twabimenye. Ikibazo rero naho biri. Komeza twumve. Nabwo ndi kumva nani muwe ntarimo kumva izo muwe se gato genda gake mu cyoma tukomeza ndakumva. Ikibazo Mutoni uwo mugabo wamuteye yonda papa w'umwana we yatiretse Mutoni atwite ngo nagiye kubyara mu Rwanda azamusangayo. Uwo mugabo niko yagumye nayo bakiririra. Ibyo bihuriye he no kumucuruza? Oya ndimo ndakubwira ikibazo cya Mutoni afite kiri gafite mu mutwe. Ndikuvuga ngo ibibazo bya Mutoni mwibishakira ahandi. Ibibazo byo kumucuruza byo icyo ni ikibazo narangiza kumfite evidence nyinshi ubwo ari byo ntari kubaciramo. Ibyo rero ntari kubaciramo wowe mpa iyi audio gutya urebe. Ndayituma aho nyituma ubundi ngo evidence zose nkwereke. Okay ngaho Mutoni mavuga ko namucuruza nagenda babwira inzu aho karitsiye ko yitwa kugira ngo bose mwumve ko niyo karitsiye nayituyemo yenda niba bavuga ngo riva wancuruje Remera ababwira ko nabayiremeye. Congress mwari aho hantu mwamaze imyaka 3 abaza nahitwa gute? Ndi kugerageza guhamagara papa Murate kubera ko aya makuru avuga nta nayo afite. Reka twumve. Yaba nagiraga amahirwe akanyitaba. Guys, mutapping screen. Muricara mugahimba ibihuha mugahimba ibinyoma. Yaba uyu mugabo yanyitabaga.
Olivia nibiza kugaragara ko ari wowe wishyura itike y'imodoka ivana uyu mwana w'umukobwa ku myaka 19 imutwara Nairobi, uraza kubigenza gute? No, wishyuriye Congress, wishyuriye Mutoni itike imuvana mu Rwanda, kandi avuga ko ari wowe wayimwishyuriye. Congress wino hano kuko ibintu biroroshye, yarishyuye niba biroroshye cyane, system irahari, muri system birahari, biroroshye cyane kureba niba ari wowe wamwishyuriye ticket. Urimo kumva? Kuko kugeza amasange ntabwo nibuze kukunyura uruhande Olivia. Niba kugeza amasaha statement ukoze mu uyu muntu ari kugushinja ko ahise umwicira umwana mu nda mu gihe siko bimeze, kandi nawe mu gutwara statement kuri iyi nda y'uyu mwana ukagira indimi ebyiri, umbabare gukubwira gutyo uko niko kuri ntabwo ngenzi gucura uruhande. Nta kumushyira hanze, umuntu aragushinja kumwicira umwana ugahisha ko yakuyemo inda. Iyo nda uvuze watubwiye ku statement wakoze, watubwiye ko impamvu wamwirukanye mu nzu ari ibitungo yari atwite udashaka gutera stress z'umwana, kandi utubwira ko nimba nakubajije ngo iyo nda yayikuyemo amaze igihe kingana iki wawe, utubwira ko yari amaze ukwezi kandi mwamaranye amezi 3, kandi utubwira ko yavuye yawe kubera yari atwite nigeze mu ryinyo, ibitunguru bimubangamira bimunukira ukamwirukana. Inda yavuye mite we yavuze ko ndavuye mite wayimukuyemo, mwamuhaye ibinini muramusinziriza muyimukuramo ku gahato. Godfa niba wamukurikiye na Congress ataravuga ibyo gukuramo inda, uyu mugore yavuze yuko akibona Congress ngakamubona ninda ngo inda yaraturumbutse, ngo ase mubwira ngo ibintu by'abana ngiye sinjya mbikozwa, ngo ibintu by'abana nago nari mbyitayeho rwose. Uri kubyumva? Noneho Congress nibwo yaje agira iki, avuga ibintu by'inda by'ukuntu yamukuriyemo inda. Ahubwo tubwire uburyo mwakuyemo iyo nda, tunamenye ikintu wowe wari ugambiriye nibura kuba wamufasha. Nababwiye ko mborohereza ikibazo ni mu mpiyo recording itumire ribu, kuko ibyo ari kuvuga muraza no gusangamo ibindi bintu mutanazi mwa bakobwa mu. Harimo ibindi bintu byinshi bimeze gute? Niyo mpamvu Olive turi hano ngo none se wabishyizeho umucyo inshuti yanjye, ko wabishyizeho umucyo. None se wemeye kwizana hano udashaka ko bijya hagaragara? Wambabariye ukabishyiraho umucyo, ibyo bintu bikajya mu ibyo ngibyo nkubwiye ahantu navuge ngo twabaye Remera, twabaye Gikondo, twabaye Kacyiru, akubwire gutyo. Ufukaze ntabwo yakibagirwa amezi abwenda hano twabaye amezi 2, hano twabaye kumwe gutyo. Twabaye Kirereshwa, reka makubwire. Twabaye Kirereshwa. Okay. Hanyuma nyuma yaho tubana none Kirereshwa, muri iyo nzu nini naho hari Kirereshwa. Nyuma yaho tujya kuba Sauzisi kwa Arani ku mugabo wawe, kandi mbere yuko tujyayo urabyibuka yaraje amenagura ibintu byose byo mu nzu, hasigaramo keto yonyine uyimenesha imodoka urayimena. Umugabo arakubwira ngo urayimennye Olivia, urayimennye, ati ngiye gushyiraho amashashi uyigendere, kugira ngo mve ko ibintu byose nyibyibuka, kugira ngo ngiye gushyiraho amashashi uyigendereho. Aragenda ashyiraho amashashi, ukajya uyigenderaho irimo amashashi atashyizemo paraburize, agukuramo inzara zimaramo plante wari wateresheje ya plante ya kore, azikuramo n'inzara zari za kore, azikuramo zinoboramo. Twagiye kwa Arani nta nzara n'umusatsi yawupfuye yawumazeho, arimo kukubwira ngo ntago ari bwemere yuko uzajya ucuruza abantu nawe ukicuza, kuko yabira amaze kugushyiraho abantu bose, akajya ayohereza abakiriya agasanga nawe ubwawe mwaryamanye, ko nawe waraducuruzaga nawe ukicuruza. Umukiriya ufite amafaranga menshi niwe mwaryamanaga. Hanyuma turagenda tujya kubana kwa Arani, ukuramo inda navugo ya Arani, wowe ukuramo inda. Arani yenda gusara, turamucika, tujyana kuducuruza noneho muri nuza muri ya hoteli y'Abarabu Parklands niho wagiye noneho kuducururiza. Aribwo twashakaga kugucika tukicamo imirwi. Cynthia ajya kubana na Nadine, ngembana na Sophie, urangije uraza ukajya wirirwa uharyamye nabwo ukora trick, urongera na none uradutwara Westland. Ibyo byose urabizi. Aho hantu avuga warahatuye ntiwahatuye? Ibyo natura uzima ndi kwikiriza gutyo. Iyi record nicyo kintu cyane nshaka gusa. Weze ko oya icyo baza aha hantu ngiye kavugira natuye, kandi ntongeye kunsubirishamo inshuro. Ndakubwira rimwe iyo mvugisha ukuri ntacyo wibagirwa. Natuye mu nzu bitaga village,
nyibamo uwo ngo akihagera Congress haza nayibaye mwenda tuvuge nk'amezi abiri se nk'amezi abiri cyangwa 3 ndahimuka nimukira ahandi hantu bita Mwingi Road imbere ya Eglise Catholique mu nzu nini. Iyo nzu nyimaramo nk'amezi 4. uwo nyine ari umukope wanjye ko yarafitwe nanjye mfite wanjye arabyanga araza aravuga nyine nimuke dutangire kubana mu nzu. Izo nzu ebyiri nizo nzu Nairobi nabayemo zonyine nzivamo njya kubana n'umugabo. Nukora calculation iyo dire ari kubaha kaba mfite umwana avutse muri 2013 ubwo urumva ko muri cyo gihe navuye muri yanzu nini ntwite desha. Okay, reka tukiraho ngaho gatare karashaka koza ikindi kintu kimwe. Yego. Congress ajya kuvanamo iyi nda. Amaze ukwezi wawe yarabikubwiye? Oya ntabwo yabimbwiye. Congress yarajura mucumbikira i Nairobi ari wowe yajagana. Arangije afata umwanzuro ko atakoraga amafaranga yakuyemo inda yakuye he. Yafashe umwanzuro buretse gato niwe muntu yarazi muri Nairobi. Mu kwezi kumwe Congress yaramaze kugira inshuti Nairobi ku buryo yamaze no kugira inshuti yakwizera akageze kajya kumukuriramo inda. Wowe umucumbikiye umukobwa mugenzi we wowe yajagana wowe yajazi utabizi. Aha uri gusimbuka kandi akubwira ngo umuntu noneho wanategewe nagendanaga n'abakobwa b'Abanyarwandakazi. Nagendanaga n'abakobwa b'Abanyarwandakazi. Yego. Yamenyanye nabo buretse gato yaraje amenyanye nabo mu kwezi kumwe bahita banakira dire kujya kumukuriramo inda wowe ntabyo uzi. Umva birirwaga iwanjye wisokeye agaci wanjye iwanjye hari inzu y'ambiance pe sibikubeshyeho. Ndiyabraga nk'abantu 10 baca muri iyo nzu mu munsi abibankiye bagiye kwisohokera hari abantu benshi pe. Congress ndashaka gusubirishamo bwa nyuma. Congress uranyumva? Oui. Inda yawe yavuye mite yari ifite igihe kingana iki? Nukuvuga ngewe akimara kunkura mu mujyi aho bisi zihagarara nabaye nk'ikirutsi kuko nahageze nabyimbye ibirenge narabyimbye n'amatama kubera urugendo rw'imisi 2. Noneho aranshora nkushorera inka n'umutima mubi. Arambwira ngo nindyame arabanza mibiryo ndarya arambwira ngo nindyame nduhuke. Ngo zambye cyo gukora umutima mubi gusa ari wari kuntura. Mba nabaye nk'ikirutsi hashize iminsi 3 nibwo nge nakangutse ni nsanga nanda mfite nsanga nyine mfite inda yagiye. Ndamubaza ngo inda yagiye he anshira mu maso arambwira ngo ngurantera isese mbese ndi nyoko ngo na nyoko yakurebye arakwanga kuko icyo gihe mama yaranyirukanye. Ndi kumubwira ngo iyo nda ngo nigiye kumbera famiye. Ndi kumubwira ibibazo byambayeho nagiye kwishingira uwo muntu wanteye inda kuko ubundi ubwo tutangira kuganira kanshaka kunjyana na Nairobi namubwiye ibijyanye n'inda tubiganiraho ariko arangije arambwira ngo ntugire ikibazo narakize. Ariko namubereye kirutsa ako kanya ndarara itambwira ngo ngiye kumwishyura ngo amafaranga ye yose ngo yakoreshejeho nga ntakazaho. Bisi mba mu mutwe bisi ya nyuma nakandagiyemo n'iriya bisi mba mu mutwe ku buryo nageze igihe navuga ngo nihatabaho kuba nzagaruka mu Rwanda atari yindi nzira atari bisi sinari kuzagaruka ngo bikunde. Bisi yambereye inzigo kugeza n'uyu munota iyo mbonye bisi ndahungabana. Hanyuma kandi namaze imyaka igera kuri 3 imyaka ijya kuri 3 kubera ko tunatandukana bakamubwira ngo nabonye umugabo w'umunyamahanga yaravuze ngiri yankase ngo ninde wayemera ngo yavugana iki n'uwo mugabo. Nageze iyo myaka yose nta rurimi nzi anyandikira ari wumvuganira ahantu hose narigize nk'inzanga nandwo namenyaga ikintu ngo mbimubwire kuko ntago byari gukunda ari kunshishimura. Urabizi neza ukuntu abantu iyo babaga bafite uduherena mu izuru wakururanaga n'izuru gakuraho inyama. Urabizi neza buretse umugore witwa Matroni wahemukiye uramwibuka Matroni ibintu wamukoreye umuntu mumushaka ndamubashakira. Matroni ntago ubyibuka ukuntu ari wamutesha abantu bakamugongera KBC. Ndagira ngo nkubwe ngo ububasha n'ubushobozi ufite ku muntu wese ukuvuze ndabuzi. Matroni mushaka none umuzanira be ni nawe uri bushaka domo kuri ibi bintu arakuzi ibintu byose. Iyo umuntu afite abagafite amaherena burije keretse Godfather ejo nabi hosting. Iyo umuntu yabaga afite amaherena nk'atatu mu gutwi Oliver yagukuranagaho n'inyama yajyaga mpereza akambwira ngo uriya ninjye wamugeze kuri uri waba ufite nk'agahera kuzura agakurana akaherena n'intuza nabayeho nibombaritse Oli
narigize nk'ikigoryi mu maso yawe, narigize nk'ikigoryi. Wabumburaga akanwa ugaciramo igikororwa. Iyo nafunguraga umunwa wabumburaga akanwa ukambwira ngo ukoherezamo igikororwa cyawe. Nawe byaragutangaje kumva ngo nabyaye umwana biremera ukurikije n'ibintu wankoreraga. Ikindi Godfa hari ikindi kintu Congress yakomojeho, aravuga ngo ntabwo ari iyo nda yonyine uyu mudamu yamukuriyemo, aravuga ngo yamukuriyemo inda nyinshi. Icyo kintu nacyo mugitindeho. Ibyo bintu byiza ndazindi ari ikintu wamubiziho. Se kuko ngi ko nababwiye ko ntigeze mbana ye mu nzu ko nagusobanuriye ko agira Imana we. Ubu mbasobanuriye bingana iki? Ko navuye mu nzu nini njye kubana n'umugabo, nkatwita nkagenda nkabyara. Ko ntongeye kubona na Mutoni, ko twageraga duhure ko ahantu yari acumbitse kuri hoteli itango fami. Ndajyaga nkunda kujya nyine nkasanga bariyo nkabagura ibiryo, nje amaduka ngataha. Nta handi nongeye kubana na Mutoni. Ibyo ni ibintu mfite proof, ni ibintu bizwi hano Nairobi, ntabwo ari ibintu papira. Ntatumukura minda se mukuye he kuko Godfather nanjye nabaza gatonya. Baza ikibazo cyane hanyuma uyu nguyu mureke. Ya ni windi gushaka kubaza ahubwo. Oliva. Yego. Ikintu wavuze ko wabaga mu nzu ntoya, kandi urangije uvuga ko hazagamo abantu benshi cyane barenze 10 ku munsi. Ikindi gikurikiyeho ko nani Congress yavuze ko habagamo ibintu bitandukanye byo ko kunywa kama nini Godfather inside byo urumogi, Drugs. Drugs. So zose zabaga mu nzu. So iyo nzu kandi wavuze ko yari inzu ntoya, kuki rero yaje kuba nini ikabamo ibyo ayo madrug yose kandi icamo abantu 10 ikandi ari icyumba kimwe na salo? Igikurikiyeho ndacyabaza ngo ndacyagenda muri kunca mu ijambo. Ikindi nanone iyo nda wavuze ko yasohotse ayifite kandi uvuga ko yayicaye ku muryango, urangije bafungura ivarisi yiwe babona bya byangombwa byiwe na telefone barayihamagara bayibona. Kandi nyuma wongeye uravuga ngo inda bayikuyemo mu nzu yiwawe uramwana agende. Nge rero oya Godfather yagusubiza hara usimbutse. Godfather yabyumvishije. Oya kandi kubaza wowe Godfather yabyumvishije na bya Bekria. Ibindi yabyumvishije. Ndi kubaza wowe none amyembaze Godfather. Oya nuko Shaka zanduma. Ubwa mbere n'umuti nagore njyewe noneho ko ngira umunwa. Okay. So, ndumva rero hagati aha, sibyo? Ori. Ejo oya harakandi yarambajije, hariya nabeki yarambajije. Anyway. Sinzi icyo mushaka kumbasubiza. Wamwirukanye afite inda ajya hanze igipangu usanga bari kukuvuga utabizi. Inda yikuyemo Mwirukanye baramaze kwikuramo. Muco maze nyuma maze kwikuramo nibwo yaje ndamubwira natahe mu Rwanda. Yavuze ko impamvu ngo yamuhishiraga yangaga kuvuga ko yakuye. Nangaga kuvuga ibintu bye hanze rwose. Buraya n'utundi tutayitubona. Congress yakugeze hafite imyaka Oya ingana. nta kintu yahishiye yakorera yamaze kuvuga ngo iyo nda ngo atubwire aho yagiye. Ngo se rero yamuhishiye iki? Ndariye ko aramubyaye. Congress icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Congress bari kukubaza. Olivia uranyumva? Ngo Olivia. Ya ngewe nako nakuwansubije pe nicyo kandi yamushubije. ndakumvireka. Ahanga arakumva. Ubuze ngo nakubwiye ntago uri nyine nakubajije ibyo nakoje nakuwansubije. Kandi yagusubije. Ni ibiki wamubashije? Ngo ibitunguru ngo birahumura, muri mpamvu bamwirukanye, ubundi ukavuga ngo inda yagiye ayifite, ubundi ukavuga ngo kwasi ibyo ariko wowe ntabwo yabisubije.
uyu nguyu we ni gatiki cyangwa nawe Olivia natwibwirire yakiriye Congress afite imyaka ingahe icyo gihe? yari afite imyaka ingahe Ori? Alo? Turashize gato. Ari n'ahandi njye ntari kumva neza ko yavuze ko yimukiye mu nzu nini akavuga ko Congress aho iyo nzu nini atigeze ayigeramo abo bantu benshi Congress yamenye ute ko hajya urayindi kuvuga bakagira umusozi coma uranyumva hano uranyumva ngo bakubaze Ego nani muchomante pale njo niko nauliza aho niho ndi kubaza narindi kubaza Olivia nakubazaga Ego wakira Congress icyo gihe yari ari mu myaka ingahe niyo waba utayizi ugereranyije Congress yenda yari afite nka 22 Congress wari ufite imyaka ingahe? Muri 2011 yari afite 22 ariko bafite imyaka 33 abazi gukuba mu kube mwumva imyaka Congress yari afite muri 2011 ngo afite ingahe? Afite imyaka 33 Please nakwereke passport ye nayikwereke Congress ufite imyaka ingahe? Ndiye natangiye imyaka 38 zuzura mu kwa 10 none gusa 38 bihuriye none se wowe ninde warubaza imyaka ya Congress nkari wamubyaye bombo clad. Anyway mbere yuko njya mu bindi mbere yuko muri iki kiganiro Congress niba hari abantu uzi mwacurujanyijwe hamwe mwakorewe ihohoterwa hamwe ejo uzabazane Oliva aba bashuti bawe ko ari inshuti yawe bakavuga ko bacuruje ejo tuzahuriraho mu gitondo hari babiri nzi ko batazemera ariko wowe Godfather yego wowe nagushakira favor tukavuga nende ikiganiro ukakiri codinga ukaza kukibumvisha ariko ntabwo bakemera kuza kuri TikTok wanshakira favor. What do you mean? Oya ndakubwiye ngo ntabwo bakemera kuza kuri TikTok ubwo nukuri buze ko nabwirwa n'iki karibo Oya urabizi wowe amajwi yaburayazi oya umva nkubwira rero ngiye sinjya mugira mu gikari niyo mpamvu wanyandikiye nkakubaza ngo urinde nkwamagariye ku karubanda ngiye ntabwo njya mu gikari ntabwo nigeze wanyandikiye ndagusubiza naguhamagaye ndira yivunda kubaza urinde nuko wari umaze kunyibwira urambwira ngo nigiye Congress ari kuvuga reka ndebe message wanyandikiye ngo cyane ndakubaza nimero yiwe cyane rwose oya ikindi abagore bashatse ntabwo ubwo se ninde waba wifitiye umugabo atuje ari mu rugo rwiza ngo aze kuvuga ngo yari indaye kuri TikTok nyine nibyo ndimo gushaka gusenya abantu babiri muri bo bari settled cyane ntabwo ariko Congress ushobora no kutabona abo ngabo mwacuruzanyije ukabona abandi bantu babizi nk'abantu mwari muturanye abantu nyine babizi babatanga buhamya tu nabo wabaza Congress Matrone arabizi kandi baramwishe Matrone okay Matrone muzira Matrone yacitse akaguru arabizi ko mushakira musaba imbabazi umusaba imbabazi kana nagakibarira byagenze uza mu Rwanda kera that's it naji black barira uretse gato icyo mbaza uravuze ngo tuzagushakire ni Matroni umusaba imbabazi oya kera nyiga muri season secondaire twajyaga dutoroka tukajya muri KBC rimwe tuza kugirana akayensida gatoya byaba uzamusaba imbabazi z'ibyo cyangwa uzamusaba imbabazi kuri ibi ngibi by'uko waba waramugongesheje ntapfe oya ntabwo ije kugongesha baramugongesheje acika akaguru okay Congress uyu muntu yakoreye iki Matroni yaramuguze ngo kuri KBC baramugonga bituma agira akazo ku maguru urumva ukuntu abivuze sumva ukuntu story yibahaye yego
okay matrone rero azayibihera nyayo kuko niyo byabayeho azabibibwirira abo umuha primus byose akabivuga ejo muzambwire mu bashaki uzigenge muri kira matrone muheruka nka like 18 years ago 18 years matrone niwe wanjye umukubita mucoma kandi twanahuye rimwe akaguha byose utajya gahindira akiyenza kuri KBC ntabwo ari usaza atwiyenza mwarahuye biyenzaho nta nubwo yakibuka izina ryanjye rwose turashize ari buri gibuke neza we ntabwo yabyibuka kandi turi kuryumva sha ijwi rya none nta kintu yibagirwa histoire nyinshi arazizi upfa kumuha primus ukuri kose ahita kuguha njyewe nayimugura nkamuganga byose akabivuga babarira muza sinkwibwiriye ngo matrone we matrone we rwose muduha pardon we rwose namubwira sorry none urashaka gusaba imbabazi umuntu mwagiranye akabazo mu myaka 18 ishize so wakibagirwa nk'umuntu tuvuge mwarwanye mu ishuri ntiwamwibagirwa uyu ukeneye gusaba imbabazi ariko nari kuduturika oya ndavuze we ko mwahuye rimwe ngo namuhemukiye nabyumva uvuze ko mwahuye rimwe wavuze nyine ko namuhemukiye nabyumva we namubwira pardon alright my people urakoze cyane ejo uzaze nizere ko uzaboneka ngo umva yego wampaye se iyo record ubu turi kuvugana part 1 yamaze kugera kuri YouTube bamaze wegenda wandike record naho utari buyisange buri kuri YouTube ugenda wandikemo Godfather kasamutse we ugenda wandikemo aba YouTubers mwashyize amatamne ni menshi wowe genda wandikeho ngo umugore wagurishije Congress muri Kenya urayitubona kumwe ngo nadi arabenda ariko siyo ntuyigireho ikibazo urayifite sawa ejo nta kibazo ejo ngiye ushaka abo bantu babasha kuvuga ejo tuzaze tubishyireho umucyo Congress reka tusigare tukunegura ngo no muri TikTok wumve Congress ego kandi ko gusigara munegura Congress ibyakubayeho matrone arabizi histoire yawe arayizi ariko matrone waretse akaza hano wamuhamagaye ugira nimero ye njyewe nkubwira ngo tuba muri karitsiye imwe ndamutega primus njyewe mu gitondo abanza atamukura amutega amacupa imbere matrone niwe twabuze uretse gato ikintu gitangaje wari uzi ko urabona ingaruka za ntuza urabona ingaruka nani Congress iki kintu kiri really sensitive ni ikintu kibi cyane ariko bitewe n'ukuntu ingaruka z'ihungabana z'ibyo wakorewe waranabikorewe byakugize mbere kubwiraga mu kanya aya masaha ntabwo sinzi reba abantu ukuntu bari kubifata tuzaze kubyumvikana which this is really sensitive ntekereza ko n'iki kintu kiremere niba byarabaye you need the justice keneye ubutabera niba byarabaye ariko ingaruka zabyo ibyo zagukoresheje ukazanga ugahitana igihumeka cyose sinzi uri kubyumva ariko ndashaka kugira ngo abantu bareke gufata Congress nk'uyu mureba ahubwo mufate kino kintu niba cyarabaye mu gihereze agaciro gikwiye ntabwo twakwemera inkunga amukumva so kuko ahangaha niba muri kureba kino kintu ntabwo ari ikintu cyanyacyo it's unacceptable ntabwo niki cyaha gisaza nibigaragara ko uyu muntu ibi yabikoze according ngiye nk'ukuntu mbyumvishe na statement uyu mudamu akoze ngiye mfitemo dute ko ibintu bishoboka ntabwo nza kubihamya ko byabaye ariko according muri statement uyu muntu muri Kenya akoze uyu mudamu urimo kumva wenda haba inzego zagakora iperereza bagakora ntabwo dufite gusesengura cyangwa dukora investigation ariko singiye kuvuga ngo ibyo Congress ari kuvuga bifite ukuri sibyo ariko ntiwanavuga ko nta kuri bifite ntiwanavuga ko nta shingiro bitewe n'ibisobanuro nyiri gukekwa nyir'ubwite yatangaga ibyo Congress yavugaga n'ubundi yabyuzuzaga kuko Congress yaje ameze n'ubundi nk'uwuzuza ahubwo Congress yaje abivuga neza 100% ibyo uri atashatse kuvuga ikigaragara ahubwo bino bintu nibyo byahungabanyije Congress n'ibindi n'inyongera n'utuntu twa hano ku isi duhura natwo ariko kiriya kintu kiraguhungabanya niyo umuntu agufashe ku ngufu rimwe ryonyine utumutwe nkanswe noneho umuntu ukugurisha
buriya ntabwo bishobora kuzamuva mu mutwe umuntu ugukuramo inda utabizi. mureke tuvugiye ngo kugeza n'aya icyiza masaha nuko Godfather aracukumbura n'ubundi the truth will come out, ukuri kuzajya ntabwo nuba aba bantu bose we have to talk to those people tukabimenya hanyuma tuvuga ngo this must stop. uwo ngo ni Matrone amahirwe mfite nuko abantu bose bazizana ejo abantu bano bazizana benshi cyane gasho. Uwo Matrone yari afite mariage n'umuzungu ngo indaya ziramugambanira, ubwo wasanga ariyo mpamvu yavugaga ngo amusabe imbabazi, baramugonga bamuca akaguru agira akaguru kamwe. wowe nari nguhamagara Matrone uyu ni wamugongesheje nawe kandi abyivugira, nawe ubwo abyivugira. Ni ukuri nubwo hano muri comment bari kuvuga ngo kumuha ngo Primus ni ukumugura, oya ni ukumwereka ko utari gushaka kumwumvira ubusa, urumva? Ariko njyewe nzi neza yuko ibintu byose azabivuga nawe arabyivugira. Niba azi histoire za Congress, kuko Congress we Matrone ntumuheruka, niba azi histoire zawe azavuga ukuri kose. Gusa n'uyu mudamu niba bashara no kugurishije nabyo azabivuga. Wajyaga twicara na Matrone, njyewe na Matrone buriya ni inshuti yanjye, tukarira umva tukarira, ariko tukarira amarira kuzura. Murukurizwa nini? Afite amacoma arenze. uretse twumva ariko Rabe nahise ko ngore mwabaga murizwa n'iki? Ngire kubera ko twari duhuriyeho ku kintu kimwe ku muntu umwe, akambwira ngo ni Olive ati rarengera ukuntu yanyiciye ubuzima bwe bwarangiritse, abaho ubuzima bw'amaheru. Akambwira ati namba nawe dore wamurokotse ugifite amenyo mazima, ugifite umubiri muzima, akareba uduherena ngo utuduherena ngo waradusigaje, ubundi ntabwo umucika, ubundi agusigura inyama, ahubwo nzarama. ahubwo ko ufite amaguru yose ujya ushima Imana. Shakongore none ujye wivugira. Ako kabari yavuga ngo Capricorne ni akabari, ntabwo ari akabari kabamo abantu, ni restaurant, nta macumba abamo, ntabwo wabamo, ntabwo byakunda. Congress uwo sare wi urabizi neza ko ibingibi bihindutse iharabika bikaba ari ukumuharabika ko bigize icyaha yakurega. Ego ko mana yanjye nakubwiye ngo ibi bintu maze igihe nkwinginga, ninjye wajya kukwinginga, maze igihe nkwinginga. Rabere ndabyibuka hari umunsi yamamagara ambwira ati ndakwinginze wikikira, ndamuganiraga ndenda guturika, ndenda gusaga. Abantu bose baba bafite aho bahuriye n'iki kintu uyu muntu maze igihe nkwinginga kuba ko najyaga nkubwira ntuzamu umwanya, urabyibuka? Najyaga mubuza Godfather, najyaga mubuza, najyaga nzana hano muri comment kumubwira ati si wimene Olivia. yitwa Olivia. Ndabizi ko uri hano, urabizi kuri gutwumva. Reka nkubwire ibi bintu dusanga ari byo, ibi bintu bigaragara ko ari byo. Niyo waba uri mu nda y'ikuzimu, itegeko riraza kukuvana, uraza kubiryozwa, kuko this is not acceptable. Ntabwo wafata ubuzima bw'abana b'Abanyarwanda ngo ugende ubigenze uko urimo kumva. Nta banganga ibintu biraza kujya hanze. Nairobi ubu ngubu ngiye kumanukayo, nuvuga Nairobi se ko hari abantu, ubu ngubu tugiye kubimenya, ibintu byose biraza kujya kumugaragara, ibintu byose biraza kujya ku karubanda. Abo bana b'i Burundi tugiye kubashaka, turabashaka, turaza kumenya, tugiye harabaho background check kuvanga gagaza ngo kusubiraza kugenda neza. Harimo n'undi mwana w'umuhungu witwa Kuhe, nawe w'umupede witwa Kuhe w'umurundi. Hanyuma uri wa mwana uri Kigali Patrick wamubonera Patrick Dive Oje byanteye trauma ibyo bintu. Je nanjye nagize ubwoba, noneho sinzi ngewe ugira umunwa, noneho washize. Nubwa mbere numvise mense ko ndikumva Rwanda wa muragwa ruhari. Onarwanza nshiye ndavuze gusa byanteye trauma. Kwebwe ntabwo Impande zose. kumvikane andika nimero ya Divi yinyoherereze yandike muri ntuzagira umuntu yifata hano mwandikire murebe niba ari online tubwire tuyandike nacyo yivuge Enjo gwaramuzi uwo muhungu inde bazi nyandika hano muri comment. Ari umuntu muri comment iyo wayivuga tukayikwandikira muri comment, it's okay, cyangwa nawe yiyandikire. andika 07 andika ubukane 85 78 28 11. Hagira umuntu mumamagarira, hagira umuntu mumamagara kabisa. Ni 07 5 7 82 28 82 811.
reka nongere ndebe nari nahavuye. Okay. 0785 78 28 11. Okay. muhamagare kazi mwatapiga screen. Nongere nibutsa abantu ku muntu wese ushaka gukoresha isura, ushaka gukoresha makeup nziza, ushaka gukora ibintu biryoheye isura, ushaka gukoresha gamu, ndavuga ishinya, ndakubwiza ukuri ko ahangaha nta